Gushaka uri isugi bituma ubana neza n'uwo mwashakanye. Ubushakashatsi bwakozwe na Dr Bazzi wo mu gihugu cy'Ubufaransa bwagaragaje ko abakobwa cyangwa abahungu bashinga urugo bakiri imanzi cyangwa isugi bagira umunezero ungana na 22% igihe bari mu gikorwa cy'urukundo kurusha abashinga urugo barakoze imibonano mpuzabitsina. Urubuga 20minutes.fr rwanditse ko Dr Bazzi avuga ko gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo bigabanya amahirwe yo kuzagira umunezero igihe uzaba umaze kurushinga. Ikindi ni uko abantu bifashe mu gihe cyo kurambagizanya bibafasha kumvikana mu bitekerezo no kubahana kuko umwe aba abona ko undi ari inyangamugayo. Hatanga urugero ko uramutse uri umukobwa ukaryamana n'abahungu barenze umwe mbere yo kurushinga bijya bitera ikibazo mu mibanire yawe n'uwo mwashakanye, rimwe na rimwe akaba yanagucyurira ko yasanze uri umugore. Ku bahungu nabo ngo iyo waryamanye n'abakobwa batandukanye ntibikunze koroha ko wanyurwa n'umugore umwe kuko ngo usanga bamwe mu bagabo bahora bageranya abagore babo n'abo baba bararyamanye nabo mbere. Kumva ko ari ishema ryawe kuzaryamana gusa n'uwo muzashakana ni ingenzi mu myiteguro yo kugira ngo nushinga urugo uzanezerwe. Icyemezo cyawe rero ni ukugihagararaho kuko ari ubutwari bushoborwa n'abatari bake, nawe ukaba waba umwe muri abo.